Ngira ngo abenshi muri mwe byo murabizi. Gukorera icyizere bishobora gufata igihe kinini cyane kigeze no ku myaka. Ariko kugitakaza bikaba akanya gatoya nk'ako guhombya. Aha ngaha ho birasaba ko njye nawe dufatikanya. Subiza amaso inyuma urebe muri society, mu bana buzima bwa buri munsi, ese ninde unyizera? Ninde umbitse amabanga yiwe se? Nusanga ari ntawe aha ngaha uranyumva birushijeho. Gusa nawe ashobora kuba atari wewe. Hari ibintu ushobora kubukora cyangwa se ukavuga bigatuma nta muntu ushobora kukwizera, nta wakugira n'icyizere na gato pe. Aha ngaha ho ngiye kukubwira ingeso cyangwa se imyitwarire igera muri ine ukora mu buzima bwa buri munsi uzi ngo uri gushimisha umuntu, ahubwo ugasanga uri kwitera icyizere cyawe burundu. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Gusa mbere yo kugira ngo dutangire, niba ushaka ibiganiro nk'ibi byinshi ntibibagirwe gukora subscribe, kulikinga video, kwandika comment nk'igitekerezo. Urakoze, reka dutangire. Reka dutangirane n'aya makosa ne. Gusa hirya gatatu ryo riratangaje urikora mu buzima bwa buri munsi gusa ntabwo wari ubizi. Ikosa rya mbere, nta gutinda. Kwigira nyirandabizi, kuvuga utugambo twinshi. Urugero rwumvikana mu bashuti bawe cyangwa mu bantu mugendana mu buzima bwa buri munsi, harimo wa muntu uvuga ikintu cyose ugasanga gifitiye amakuru. Urugero, niba muvuze ko mwasohotse agahita akubwira nawe aho yasohokeye, niba muvuze ko mwari inyama akakubwira ko nawe yaziriye, niba muvuze ko mwari iki nawe akavuga ko yakiriye. Muri make ikintu cyose muvuze mugasanga gifitiye amakuru. Nawe niba umeze gutyo, ibyo ngibyo ugomba guhita ubireka, kubera yuko bituma abantu muri kumwe batangira kukubona nk'umuntu udahamye. Niba bavuze ikintu cyose bagasanga ugifite amakuru nawe ukiziho, ni ngombwa ngo ibintu byose ubimenye. Icyo kintu kimenye yuko ari kibi cyane, kizatuma icyizere cyawe kigabanyuka. Nta muntu uzongera kukwizera mu wo mugendana. Nanakwizera azakwizera gakeya, nawe icyizere kigende kigabanyuka mpaka gishizeho. Icyo ni ikintu cya mbere, icyo bita kwigira nyirandabizi. Ntuzacyongere. Reka dukomeze. Ikintu cya kabiri nacyo gikomeye cyane ni iki ngiki: kwifata ugaca inyuma y'abagenzi bawe, ukagenda ukavuga amakuru yabo utazi uri kuyabwira ngo ninde, utazi se ntibafitanye ubundi mubano nabo ku ruhande rwabo. Ibyo ngibyo utabizi, iryo ni ikosa cyane rikomeye rizatuma icyizere kigabanyuka. Nk'urugero rwumvikana, nk'uko njye nawe uri kundeba twaba turi inshuti, twamara kuba tubaye inshuti birenzeho, ukagenda ukajya kuvuga amabanga yanjye nawe tuganira, ukajya kuyabwira umuntu utazi ko njye nawe dufitanye ubushuti. Wamara kubimubwira akaguca inyuma akongera akagaruka akaza akabimbwira. Ntago icyo gihe mbikubwira mba nka wa wundi iti mbagenda mu bazi. Ntago nkubwira yuko hari uwambwiye ibintu ibi ndakwihorera, ahubwo icyizere nari ngufitiye tayari cyamaze kugabanyuka, kubera ko ntawe nzongera kukubwira ibanga nzi yuko ugenda ukaribwira abandi bantu. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ukimenye ukihanangirizeho, ugifate mu mutwe, ntuzacyongere kuko kizakwicira icyizere. Niba muvuganye ibintu n'inshuti mukabishyira mu bikorwa, irinde kujya kubibwira abandi bantu utazi. Iki ngiki ukimenye. Reka dukomeze. Ikintu cya gatatu ari nacyo nyamukuru w'iki kiganiro, dore yuko aricyo gikomeye cyane kandi aricyo gikorwa cyane n'abantu benshi, icyo bita kudakomera ku masezerano, cyangwa se icyo bakunze kwita guca ku ijambo. Guca ku ijambo ni ukwifata ugasezeranya umuntu ikintu. Urugero, ufashe umukunzi wawe mukundana mu buzima bwa buri munsi mu bana, uramusezeranyije ati ku cyumweru nzagusohokana ahantu hanaha. Ku cyumweru hagera ugatangira gushaka ibindi byo kumubwira kugira ngo wiregure. Ibyo bikavaho. Undi munsi ukongera ati kuwa gatandatu nzakugurira iki n'iki. Kuwa gatandatu hagera ukongera gushaka ikindi kireguzo. Ibyo ngibyo bizagutakariza icyizere, kuko nubimubwira rimwe kabiri gatatu, iya kane nubwo waba umubwiza ukuri azagira ngo urimo uramubeshya. Rero cunga sana, jya usezeranya ibintu uzabona. Iryo ni ikosa udakwiye kuzongera gukora mu buzima bwawe, kubera yuko rirakwicira icyizere mu buryo bwose bufatika. Ntuzacyongere, dore yuko ari kibi cyane. Reka dukomeze. Ikintu cya kane nacyo gikomeye ni ukutubahiriza ibanga. Kutubahiriza ibanga, ahangaha abanyamakuru cyane baranyumva. Icyamamare runaka kirakubwira giti nti njyewe naryamanye n'uriya, umutima ukakurya
kwa gushaka amafaranga amakuru ukabura yatanze. Icyo nicyo bita kutubahiriza ibanga cyangwa se kudakomera ku ibanga ryanyu. Ubwo rero niba uzi ko nawe uri wa muntu umuntu abwira ikintu bugacya yakivuze, umenye ko nta cyizere uzongera kugirirwa. Icyizere cyawe urimo urakica, cyatakaye, byarangiye. Icyo kintu nacyo ni kibi cyane, ntuzacyongere. Reka dusoze nibyo nari nabateguriye kuri uyu munsi. Nge mwabanye muri iki kiganiro banyita Shema David, naho utaha. Gusa ntimwibagirwe gukora subscribe. Murakoze.